Pole Sana ni igice cy'amakuru ya Pini Rwanda kigaruka ku mahano yaranze icyumweru ndetse kikanihanganisha abagize ibyago. Uyu munsi turahera i Rwamagana aho umusore yishe umukunzi we amuteraguye ibyuma, nyuma uwo musore akiyahura muri Muhazi. Turajya mu karere ka Ruhango tubagezeho inkuru ivuga ko abana babiri bavukana biciwe umunsi umwe urw'agashinyaguro. Babishe babashinyagurira mbega. Turanababwira ko mu karere ka Muhanga hari umusore watawe muri yombi nyuma yo kwica atemaguye mukuru we nawe akagerageza kwiyahura. Yatemye imisaya hose yamucagaguye. Turababwira kandi ko umurambo wari Gapita w'ikirombe cy'amabuye y'agaciro cyo mu karere ka Gakenke wabonetse mu mujyi wa Muhanga mu giti cya avoka bigakekwa ko yishwe. Abavandimwe be bavuga ko yari yaravuye mu karere ka Gakenke ahunze aho yakekwagaho kwiba amabuye y'agaciro. Twararebye dusanga nta bagizi ba nabi bamuhotoye, ntago aho kuvuga ngo yiyambuye ubuzima. Abo bose reka tubabwire ngo Pole Sana. Reka dutangire Pole Sana yacu y'uyu munsi dutangira mu karere ka Muhanga ku mahano yaranze iki cyumweru tariki 13 kugeza tariki 19 z'uku kwezi kwa 10 mu mwaka wa 2025. Ku wa mbere umugabo wo mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Musambira witwa Mugimbaho Christophe yagwiriwe n'ibuye ritogotse ku musozi riramwica ubwo yari arimo kuva mu kazi muri koperative icukura amabuye y'agaciro mu murenge wa Kabacuzi yitwa Komari, nk'uko ababemeza ko bari bari kumwe nawe babihamye. Uwo mugabo twakoranaga bamwita Mugimbaho, twavuye mu kazi nko masaa 10 dusoza akaje dutashye, tugeze mu nzira ibuye riramanuka riva ku musozi, situzaro ryavuye nimba muri kandagiye, nimba umuyaga rihiritse ibuye riramanuka ryaje kubitomboga mu gahanga. Mugabo yahamaze tuzi ko yanapfuye pe, yahamaze nk'iminota nk'ibiri tuzi ko yarapfuye. Duhamagara bose batavuga ati tugize ikibazo gutya impanuka gutyigenze gutya, umugabo twari tuvuye mu kazi ibuye riramanuka ku musozi razara mukubita ati ko byaga bikunda ashobora kuba apfuye. Hamaze nk'iminota nk'ibiri tubona umuntu azanzamutse, turamuterura anigenza pe, turanavugana turamuzama agezemo hagati mu nzu tumuzamuye arazahara, turamuterura tumugeza ku modoka tumujyana kwa muganga aho bitara hafi mu Kajagari aho ibitaro biri. Tugezeyo umugabo bamuhawe ubutabazi bw'ibanze, nyine umuganga aramuvura mutera serume. Hamaze umwanya muganga aratubwira ati ibintu yarangiye. Ibyo abantu rero bavuga ngo igiti cyaramukubise no kumubeshyira. Umugabo twari mu gisimu turatahana, ndi umucukuzi mugenzi we twarakoranaga, ibyo no kubeshya ntago nta giti kigeze kimukubita, nibe ryaje mukubita mu gahanga. Mugenzi wacu twirwanywe mu kazi rwose dukorana nta n'ikibazo afite, akazi turagasoza turazamuka, tugeze mu nzu urumva twarazamukaga dutaha kuko muri harani mu misozi haba hahanamye, ni ahantu haba hazamuka. Twagiye kubona tubona ibuye riturutse ruguru ku musozi, nimba ari umuyaga warihiritse, nimba wenda ari abandi bakozi bagenzi bacu wenda nabo bataga n'urugero, nta wamenye ikintu iryo buye cyarihiritse. Gusa ko twagiye kubona tubona ibuye riraje rikubita mugenzi wacu mu gahanga, niko kuryama hasi. Natwe turatabaza n'abandi bantu, nyine urumva mu misozi abantu bose baba bagenda batahuka mwayo masaha, turabatabaza umuntu tumuvana aho ngaho yaguye ari muzima, ariko nyine ubona ko yababaye cyane, tumujyana kwa muganga. Abaganga bamwitaho bishoboka, ariko birangira nyine umuntu uri bupfe aragenda, birangira batubwiye umuntu byanze arapfuye, nuko ariko yapfuye mu maboko y'abaganga. Urupfu rwa Mugimbaho rwababaje benshi ndetse bamwe barimo n'umugore we batangira gukeka ko yaba yishwe n'ikirombe, ariko bakoranaga nawe bakemeza ko ari ibuye ryatogotse ku musozi rikamukubita bikamuviramo urupfu. Tariki 13 ubwo bampamagaye saa 10:30 bambwira ngo umutware wanjye ari kwa muganga, yakomeretse mu mutwe. Noneho igihe nkitegura rero hashize iminota itarenze 14 saa 10:44 niho bambwiye ngo birarangiye, ariko bakaba ari saa 10:40 niho bambwiye ngo nitegure ngo duhurire Rukoma ngameze nabi. Saa 10:44 rero nibwo bambwiye ngo birarangiye. Komita manuka ndagenda ngiye yarari, ndabaze se ntari hehe, ngari ku bitaro by'Imuyange kuri centre de santé. Ndagenda ngezeyo nsanga koko byarangiye.
Amakuru nyayo atangwa n'abakoranaga na Christophe ni uko ari ikibuye cyatogotse kikamugwira bakamujyana kwa muganga agapfira mu nzira. Umugore wa Mugimbaho yemeza ko Komari yamufashije kumushyingura ndetse imwizeza ko ubwishingizi bwa koperative buzamuha impozamarira. Ikintu nsaba Komari ya nuko igomba nyine kumfasha kugira ngo mbone iyo mpozamarira, kugira ngo bagumye kandi nyine kuko umugabo wanjye nyine yari umukozi wemewe mu kazi. Nubwo bibabaje ariko nibura bakoranaga na Mugimbaho bishimira ko iyo umuntu apfiriye muri sosiyete yemewe ikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ahabwa impozamarira. Waba ukora muri kompanyi niko ushobora gukora koperative ifite ubwishingizi nk'uko wenda ibyago byabaye twebwe ejo twagiye gutabara za Musambira. Abayobozi ba koperative yacu batubwira yuko nubwo ibyago byabaye tuvuye mu kazi umuryango bashobora kuwufata yuko kuwufasha yuko koperative ifite ibyangombwa bisabwa, bafite asiranse bagafasha abasigaye uwagiye yaragiye, bagafasha umudamu we n'abana be bakabaha ibyo bagomba nyine nk'umuryango. Ikintu twabwira famiye rero nuko yakihangana, natwe ari mugenzi wacu twamukundaga, ikihangana n'undi gategereza ibyo kampani wenda imugomba kumufasha nawe bakihangana, nta kindi namubwira. Kampani ubwayo yariyemereye ikavuga ati mwigira ikibazo tuzabafasha, uwo yari umukozi wacu baranamudekarariye, ubwo ngubwo byaranarangiye, nibihangane bategereze kuko n'abagenzi babo nabo ntago ari ubwa mbere ibyo bibaye, impanuka zituwe zibayo. Ariko nta mukozi ndumva waje ku iyo kampani ngo wenda ko mwavuze ko muzadufasha ukuntu tukaba twarahebye bimeze bite. Urumva rwose n'abandi nibihangane bategereze, wenda ntago ari ibintu byahita bikorwa umunsi umwe ngo baraye wenda babonye iyo siranse yawe wenda ibahaye amafaranga, ariko isaha ku isaha igihe nikigera bazayabona kandi nta nubwo byatinda. Nabo reka tubabwire ngo pole sana. Reka tuve mu karere ka Muhanga tujye mu Ruhango aho kuwa kabiri RIB yafunze abagabo 3 n'umugore umwe bakekwaho kwica abana 2 bavukana. Uku niko abaturage basobanura ubwo bugizi bwa nabi. Amazina nitwa Minani Idrissa. Abana bitabye Imana, umukuru n'uwanjye yitwa Umutima Tesi. Aba bana ngo nyirakuru yabasize kuwa gatandatu agiye gutera intabire muri Nyanza, noneho aragenda, hari undi muhungu babana w'umuhungu wo mukecuru amubwira ko ari butahe kare akaza akasigara areba abana. Noneho uwo muhungu yaraje, ageze mu rugo asanga harakinze, akeka ko abana nyirakuru ashobora kuba yabajyanye, arakomeza ariryamira aho ngaho. Nyirakuru kuwa mbere rero yaraje aza mu rugo, ageze mu rugo ashaka ko agira ngo umwana ajye ku ishuri, aramureba aramubura, aramushakisha aho bavoma hose arababura. Arangije nyuma yaho ahamagara umuhungu atese abana ko nababuze babashyize he. Umuhungu nawe ati ahubwo nari nzi ko wabajyanye. Maze kunga ati nzi ko wabajyanye rero ubwo kuko umuhungu yaramaze kugaragaza ko yarazi ko bajyanye na nyirakuru, kana nyirakuru akaba azi ko yabasize aho ngaho. Byahise bijya mu gihirahiro, bahita bahamagara umugore wanjye, nanjye arampamagara mpita mbimenyesha RIB. Ukimara kubimenyesha RIB hakurikiyeho iki kugeza ubu? Ni ukuvuga ukuntu twababonye twama dukoresha ikayi yo kujya kubarangisha kuri RIB, kuko RIB yadutumye amafoto yabo ngo bashyire ku mbuga nkoranyambaga badushakire. Noneho tumaze gukora ikayi tugiye kujyana kuri RIB mu Ruhango, umuturage araduhamagara ngo muze ndababonye. Turaza turamutse ubabonye ari bazima, ngo hamagaye umudugudu, twa turi kumwe n'umudugudu, turi kumwe n'ubuyobozi bw'umudugudu, aratubwira ati muze ndababonye. Noneho turagenda barabatwereka dusanga baryamye mu mbati babishe. Bari bameze gute bageraho n'abarashaka? Nahageze ndi kumwe n'ubuyobozi bw'umudugudu n'abaturage bari bahuruye, n'abo ngabo bari babashije kubabona. Nasanze agatoya karyamye hasi, umukuru amuryamye hejuru. Ikimenyetso bari bafite wenda kigaragaza ko bishwe? Yego, byagaragaraga ko babishe urubozo ahubwo, kuko muri bo hageze bwa mbere bavuze ngo byanze bikunze bashobora kuba bana baboshye. Mbega kandi bigaragara nk'umuntu wabishe ntabwo yabiciye hariya, ashobora kuba yarabiciye ahandi hantu akabazana hariya nyuma, kuko aho babiciyeho ngaho mu myumbati nta mwumbati bavunnye, nta n'ikibazo. Nanjye nitwa Tuyisenge Claudine, nkaba ndi nyina w'umwana mutoya w'umuhungu. Njyewe nasabaga ko nk'ubuyobozi
mwadufasha gushakashaka abo bantu baba baratugiriye nabi gutyo, ariko njye nkabanyeka cyane cyane abantu bo mu muryango cyangwa se abaturanyi bo hafi aha ko aribo baba bafite uruhare muri abo bana, kuko abo bana twababuze ku isabato. Aho hantu hose twarahahigahize kandi n'ahantu hafi y'inzira duca, abana mu bigaragara uwabishe yari yabasize mu nzu, abajyana nko mu ijoro ryo kuwa mbere wenda niho yabataye muri iyo myumbati. Mu bigaragara abo bana bari mu nzu, bari biciwe mu nzu, babaga mu mazu y'abantu. None se mwabasanze mushaka, mwari mwahanyuze? Twari twahanyuze kuko umukecuru ngiye kwahiga yambwiye ko yahaciye ajya kureba ku kariba k'ikinamba bavomeraho. Babishe babashinyagurira mbega. Twakwifuza ko mwadukurikiranira umuntu waba waratugiriye nabi, mukaba mwamuzana nko mu gace dutuyemo mukamutwereka. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo yijeje aba baturage ko abishe aba bana byanze bikunze bazamenyekana, ndetse abakekwaho iki cyaha bamaze no gutabwa muri yombi. Dukomeze twihanganisha abagize ibyago, ariko kuwa gatanu umugabo wo mu karere ka Gakenke wari gapita mu kirombe cy'amabuye y'agaciro yabonetse mu karere ka Muhanga yapfuye, umurambo umanitse mu giti cya avoka ameze nk'uwiyahuye, nyuma bigakekwa ko yishwe. Abavandimwe b'uyu mugabo bavuga ko yari yahunze ashinjwa kwiba amabuye y'agaciro. Nitwa Ndagijimana Nyandwi, nyakwigendera utambutse twari tuvindimwe. Ryari none umuvandimwe wacu twakoranaga mu kazi, twavuga mu kazi mu gucencura amabuye. Mwakoreraga kampani cyane? Twakoreraga koperative ku Mikagi, dukorera uriya mu bosi ubonye hariya uvuye hano munini niwe dukorera. Ubwo rero twarakoranaga mu kazi dukorana, noneho ubwo hari haciyemo wenda nk'ibyumweru nka bibiri, ibyumweru bibiri byabishije wiri, haciyemo nk'ibyumweru bibiri. Ubwo ntago yazaga mu kazi, ntago yari akiza mu kazi. Ni ukuvuga ngo hajemo ibintu byo kuvuga ngo bibye amabuye kuri koperative, kubera uriya nyakwigendera yaradukoreshaga ari gapita uriya mu bosi. Noneho wenda baza gukeka ko wenda mu bantu bagize uruhare rwo kwiba wenda ayo mabuye, ko wenda kubera nka gapita ko wenda bishoboka kuba wenda yabigiramo uruhare. Nyuma baza gukora iperereza basanga ararengana, basanga nta ruhare yigeze abijyamo, ko bakoze n'iperereza basanga nayo mabuye ntabwo yigeze yibwa. Bakoraga iperereza gihari cyangwa yari ahari, byabaye haciyemo nk'iminsi ibiri, barikora wenda nk'ejo turi no mu kazi. Ubwo nibwo bakomeje barapereza basanga nta shingiro bifite, basanga ni za nkuru z'abantu z'ibihuha. Hanyuma kugenda kwe yagiye nk'uko nguko, avuze ati hari igihe bashobora no kumva ngo wenda banziza n'ubusa, ati reka mbe ngiye mbanze numva uko biba bimeze. Nuko nguko yagiye. Noneho nyuma baramuhamagara bamubwira ati rwose ntuzagire ikibazo, yizire mu kazi nta kibazo. Aravuga ati hoya, ntabwo abantu baba mu kunshinze icyo bari kunkekera ibyo bintu, ati ngo mpite nza mu kazi. Mbega nuko byagenze. Hanyuma nk'uko uriya mudugudu waho nyine yabikurikiranye n'izindi nzego zikaza, atubwiye yuko yasanze atari ukwiyambura ubuzima, ahubwo ari abagizi ba nabi bamuhotoye. Uyu muvandimwe muherekeje hano, amakuru mwayamenye gute y'urupfu rwe? Murakoze, nitwa Ntabajyana Jean Baptiste, nkaba ndi umuyobozi w'umudugudu wa Murehe. Ni muwuhe murenge? Umurenge wa Ruriya, akarere ka Gakenke. Ubwo rero mu by'ukuri uyu muvandimwe duherekeze Uwizeyimana Alexis, mpamya ko muri ino minsi nko mu byumweru bibiri
mu by'ukuri bikimenyekana bwa mbere bavuga ko umuntu yiyahuye, ariko nyuma ukurikije uko umuyobozi w'umudugudu twagiye tuganira n'abandi yagiye avugana nabo baduha ibimenyetso, kandi kwibaza ukuntu umusore nta kibazo kindi yari afite cyatuma yiyahura, uburyo yakwiyahura n'ubundi dusanzwe tumuzi muri karitsiye nta bibazo yavuyemo afite birenze bindi bivuga ngo umuntu agiye kwiyahura yiyambura ubuzima. Numva ko umuntu atapfa kwiyahura, gusa dutekereje n'uburyo yari ameze n'uburyo yari abayeho ntabwo ari umuntu wiyahura. Ntekereza ko hari abagizi ba nabi baba baramukoreye ubugome noneho rero bakashaka gusibanganya ibimenyetso, ariko bagumye badufashe turebe ko twazamenya, bakazatubwira, bagumye bakadufasha ko twazamenya abagize uruhare muri uru rupfu rwa Regis. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi yabwiye ibitangazamakuru binyuranye ko hari gukorwa iperereza. Iyo koko ejo n'ubundi ku itariki 27 umurenge wa Shyogwe hagaragaye umurambo w'umusore wari umanitse mu giti cy'avoka mu murima w'imyumbati, akekwa ko yaba yariyahuye, ariko ntiharakekwa. Ubwo rero polisi ikimara guhabwa amakuru n'abaturage ku bufatanye na RIB bagiyeyo, hanyuma umurambo umanurwa mu giti, hanyuma utwarwa kwa muganga kugira ngo ukorerwe isuzuma. Iperereza ry'ibanze rero ryagaragaje ko uyu muturage ntabwo yavukaga muri uyu murenge wa Shyogwe wo mu karere ka Muhanga, ahubwo byagaragaye ko umuturage yavukaga mu karere ka Gakenke mu murenge wa Ruri mu kagari ka Jango mu mudugudu wa Murehe. Ubwo rero ku bufatanye habayeho gushakisha umuryango we. Nibyo koko ko mubivuga, uyu munsi umuryango we waje gushyingura umuvandimwe wabo, ariko iperereza rirakomeje. Ubutabera rwose icyo polisi bizeza ni uko ubutabera bazabubona uko bikwiye. Uwo bizagaragaraho wese yaba yagize uruhare mu rupfu rw'uyu muturage wose azabihanirwa uko amategeko abihana. Ntabwo rero polisi yicaye, ku bufatanye n'izindi nzego iperereza ryatangiye, RIB yaratangiye irimo irakurikirana ishakisha ku bufatanye na polisi niba koko hari uwabigizemo uruhare cyangwa se koko uyu muturage yariyahuye. Polisi irahumuriza rwose umuryango w'uyu muturage, nituze polisi irahari, ndetse ku bufatanye n'izindi nzego ukuri mu minsi iri imbere izakugaragaza, kubera yuko iperereza ryatangiye. Ku wa gatanu kandi umusore w'imyaka 23 y'amavuko wo mu murenge wa Cyeza ni mu karere ka Muhanga yishe atemaguye mukuru w'imyaka 23 y'amavuko, nuko abaturage n'inzego z'umutekano zisobanura ubwo bwicanyi. Njye nitwa Gatoya Emmanuel, nkaba nturuka mu mudugudu wa Kajeje, akagari ka Kigarama, umurenge wa Cyeza. Ahangaha rero twagize ibyago, umwana yica mukuru we akoresheje umuhoro, ariko ubusanzwe makuru twari dufite nk'abaturage batuye aha byanga bikunze barafitanye amakimbirane. Uwishe umutoya yishe mukuru we yamaze kumwica arahunga, amaze guhunga aragenda ajya ahantu ahantu hejuru y'umukokwe, yari yafashe ishati ino y'ikoboyi ayizirikaho, niba yihambiriye mu ijosi bikanga, yijugunyamo hejuru, ishati isigara inagana hejuru. Ubu ngubu ari ku bitaro, yari ku bitaro bya Rutobwe, ariko batubwira ko bamwohereje ku bitaro bikuru bya Kabgayi, ko nawe yakomeretse mu mutwe no mu gahanga, yangiritse cyane, yamutemaguye mu maso, mu mutwe, amaboko, icyo yakoresheje. Yego fane, twagira ngo mutubwire kuri kese biri kuvugwa ko yabereye mu murenge wa Cyeza, aho bikekwa ko hari umwana w'imyaka 20 waba wambuye ubuzima mukuru we bavukana n'imyaka 23. Mwaba mwabimenye nk'inzego z'umutekano? Yego, nibyo koko mu ijoro ryakeye uyu mwana w'imyaka 20 mu bikorwa by'urugomo yaraye ahohoteye mukuru we akoresheje umuhoro, aramutema, aramukomeretsa bikomeye. Hanyuma aho polisi yabimenyeye ku bufatanye n'inzego z'ibanze iratabara, uyu wakomeretse yoherezwa kwa muganga, ariko
mu gitondo makuru yageze kuri polisi nuko uyu mukuru we w'imyaka 20 hafi n'itatu yaje kwitaba Imana azize ibi bikomere yatewe na murumuna we. Yego rero murumuna we yamaze gukora ibi bikorwa bigayitse by'urugomo byo kwambura mukuru w'ubuzima, nawe kubyakira byamunaniye, hanyuma agerageza kwiyahura akoresheje umugozi, ariko umugozi uza gucika. Hanyuma arangije abaturage bahuruye n'izindi nzego, abonye ko baje harirukanka, ko yari arimo yirukanka rero n'ubundi yaje kugwa ahantu mu mukoki, nawe arakomereka. Ubwo rero yafashwe atwarwa kwa muganga, barimo aritabwaho ku bitaro bya Kabgayi kugira ngo abanze ahabwe ubuvuzi, hanyuma izindi cyangwa akekwaho bizakurikiranwa ariko byibura nawe yabanje gusuzumwa cyangwa kwitabwaho n'abaganga, ubuzima bwongeye bwagenze neza. Wenda nk'intandaro y'ibyo mushobora kuba mwakuye mu baturage yaba yatumye yambura umuvandimwe w'ubuzima, byaba ari ibihe bigeze aho umuntu ahitana umuvandimwe we? Nibyo, wenda iperereza riracyakomeje, ariko ku makuru y'ibanze yagaragaye nuko hari bafitanye amakimbirane we na mukuru we. Ariko nanone hari harimo n'ikibazo cy'ubusinzi, kuko nta muntu muzima utekereza wakora ibi bikorwa, kujya gufata umuhoro agatema mwene nyina mwene se, ntabwo ari ibintu byumvikana. Ariko harimo ayo makimbirane yo mu muryango, ariko ahanini hari harimo n'ikibazo cy'ubusinzi. Inama mugira abaturage rero ni iyihe, wenda tukiri kuri iyi kese n'ubundi? Yego nibyo rwose, polisi iragira inama abaturage ko bagomba kwirinda ibikorwa by'urugomo, by'umwihariko noneho bigira ubwo bihungabanya umutekano n'ituze ry'abaturage. Rwose polisi iragira ngo bibutse ko ni icyaha gihanwa n'amategeko, kandi rwose uwo bizajya bigaragaraho wese polisi izajya imufata, hanyuma imushyikiriza ubutabera, hanyuma ubutabera bukore icyo bugomba gukora. Igasaba rero abaturage ko birinda ibi bikorwa by'urugomo nta cyiza cyabyo, kuko ni ibikorwa bihungabanya umutekano ndetse bikanatwara n'ubuzima bw'abaturage. Nta n'umwe rero polisi izigera yihanganira yijandika muri ibi bikorwa bigayitse. Reka dusoreze Rwamagana, aho umusore yishe umukunzi wamuteraguye ibyuma, nawe nyuma yiyahura muri Muhazi. Iyi nkuru dukesha ikinyamakuru igihe.com ivuga ko umurambo w'uwo musore w'imyaka 23 y'amavuko wo mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Munyiginya wari uri gushakishwa n'inzego z'umutekano, akekwaho kwica ateraguye ibyuma umukobwa w'imyaka 18 y'amavuko bakundanaga, wasanzwe mu kiyaga cya Muhazi mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 19. Tariki ya 18 z'uku kwezi niho umurambo w'uwo mukobwa bawusanze mu nzu uwo musore yacururizagamo, ariko bikagorana kumenya icyo bapfuye kugeza aho amwica. Reka bagize ibyago tubabwire duti pole sana, ndetse twibutsa ko icyaha cy'ubwicanyi gihanishwa igifungo cya burundu kandi giteza ingaruka nyinshi mbi, kandi hari inzego nyinshi abafite ibibazo bakwiye kugana ziteguye kubumva, iz'ibanze, iz'umutekano n'izindi, aho kugira ngo mukore ibyaha. Ikiganiro pole sana cya Pin Rwanda cyo naho ubutaha. Njye wakibateguriye nkanakibagezaho Nderick Habimana.